Reka dutangire dusubiza udahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde TV. Imana iguhe umugisha cyane ko wahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Turabashimiye mwese abamaze gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza nyine tubane mu biganiro byacu. Nge rero ni Felix Harerimana, turagarutse. Uyu mwanya akaba ari wa mwanya dukunda kubagezaho amakuru yiba bigenda bivugwa hirya no hino muri gospel, kuko twebwe intego yacu ni ukwamamaza inkuru nziza y'ubwami bwa Kristo. Niyo mpamvu n'amakuru tubabwira cyangwa se amakuru tuba dufite tubafitiye ni amakuru tujuru yiba bigenda bivugwa mu gisata cy'iyobokamana. Rero Imana ibahe umugisha. Nabasuhuje mwese abadukurikiye bari ku mugabane w'i Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri Aziya ndetse no muri Australia, naho tujya tubona ko dufite nk'abantu badukurikira. Rero turabasuje mwese muri Afrika, muri East Africa, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cyacu cy'u Burundi duturanye. Mwese Imana ibahe umugisha mwese mu gukurikira ibiganiro binyura kuri Evangelize Le Monde. Uyu munsi turifashisha ikinyamakuru cyitwa iyobokamana.rwa kugira ngo tubagezeho. Hari inkuru twabonye mu by'ukuri twumva tutagira ubwiru, ahubwo dushaka kugenda nyine tugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Inkuru rero tugiye kubagezaho, iya mbere ifite umutwe ugira uti Apotre Dr Gitwaza ari mu mashimwe y'imyaka 30 yitabye umuhamagaro mu Rwanda. Menya ibintu byibuze 12 yakoze mu ivugabutumwa. Wow, iyi ni inkuru nziza cyane yanshimishije. Ndavuga nti iyi nkuru sinabura kuyigeza ku bakunzi ba Evangelize Le Monde kugira ngo bamenye ngo Imana ihamagaye umuntu ni ibiki imukoresha. Uyu mukozi w'Imana rero nawe afite ibigwi tugiye kugenda tugarukaho nkuko nyine muri buze kubibona. Ikindi indi nkuru turi buze kugarukaho ni inkuru ivuga ko Vestine na Dorcas ni abahanzi bacu dukunda cyane ko bitegura kuzina kwerekeza inaha muri diaspora, by'umwihariko muri Canada, gukora ibitaramo bigiye bitandukanye. Turagaruka nanone ku gitaramo cyashyushye rwose kiri kuvugwa cyane hano ku mugabane w'i Burayi, mu Bubiligi. Twabikomojeho gatoya mu nkuru zacu z'ubushize, ariko tugiye kukigarukaho gatoya. Igitaramo cyangwa se conference iri gutegurwa mu gihugu cy'Ububiligi, iri gutegurwa nyine n'itsinda bita Family Corner afatanyije n'umuvugabutumwa bwiza Eliane Niyonagira. Kizabera rero muri Zion Temple ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 n'ejo bundi rwose. Nawe ntuzacikwe. Abahanzi bazakitabira baturutse mu Rwanda ndaje ngende mbababwira mu mwanya. Rero nkuko nari mbibabwiye, Apostle Dr Gitwaza ni umuyobozi mukuru w'umuryango wa Authentic Word Ministries ubarizwamo itorero rya Zion Temple Celebration Center ku isi, akaba ndetse n'umushumba mukuru waryo. Ari mu mashimwe y'imyaka 30 atangiye umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda. Iyi nkuru ikomeza igira iti uyu mushumba abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye yatangiye agira ati, ndashima Imana ko ubu imyaka 30 yuzuye numviye ijwi ry'Uwiteka. Uyu mushumba yakomeje avuga ko mu minsi w'itariki ya mbere y'ukwezi kw'igihumbi 1995 aribwo bwa mbere ikirenge cye cyakandagiye mu rw'imisozi igihumbi, aho ndavuga mu Rwanda. Yakomeje avuga ko icyo gihe yari umwe gusa, aho nta muntu n'umwe bari baziranye mu gihugu, ariko akemera kumvira umuhamagaro w'Imana. Aha nyine kuvuga ko yari umwe nuko
yisanze nta wundi muntu uri mu gihugu bari baziranye. Apotre Paul Gitwaza mu mashimwe menshi yakomeje agira ati umutima wanjye wuzura amashimwe kuko uhereye mu itangiriro rito cyane ngeze mu Rwanda nkabona uko umurimo w'Imana wagutse ndetse akagera ku isi hose, muri Afurika, Uburayi, Aziya, Oceania ndetse na Amerika, yongeye gusubiza Imana icyubahiro cyayo. Mu gusoza yashimiye abashumba, abavugabutumwa, abepiskopi, abahanuzi babanye nawe ndetse n'undi wese wamufashije mu buryo ubwo ari bwo bwose. Muri byinshi Imana yamukoresheje nk'iyobokamana cyangwa se nk'ibindi binyamakuru bitandukanye bakomeje gukusanya cyangwa bakusanirije hamwe ibintu 12 by'indashyikirwa Imana yakoresheje Apostle Dr. Paul Gitwaza, ibinyujije muri Authentic Word Ministries ubarizwamo itoro rya Zion Celebration Center ahagarariye. Tega amatwi wumve ibikorwa byibuze 12 by'indashyikirwa bya Apostle Dr. Gitwaza mu myaka 30 y'ivugabutumwa. Apotre Dr. Paul Gitwaza n'umwe mu bavugabutumwa bakomeye muri iki gihe, uzwi mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Ashize imyaka irenga 30 atangiye umurimo w'Imana, akora ibikorwa byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu mu itorero ndetse no ku gihugu muri rusange. Mu rugendo rwe hagati hari ibikorwa 12 by'ingenzi byaranze ivugabutumwa rye. Icya mbere, gushinga Zion Temple Celebration Center mu 1996. Apotre Gitwaza yashinze Zion Temple mu Rwanda, iba urusengero rwitabirwa n'abantu benshi kandi ruba isoko y'ivugabutumwa rigezweho. Icya kabiri, kwagura umurimo mu rwego mpuzamahanga. Abinyujije muri Authentic Word Ministries yagejeje ubutumwa ku migabane itandukanye, yahesha u Rwanda ijambo mu ruhando rw'ivugabutumwa, aho kuri ubu Zion Temple Celebration Center ifite amashami hirya no hino ku isi, yaba muri Afurika, Amerika ndetse n'Uburayi n'ahandi hatandukanye. Icya gatatu, kurera no gutoza abakozi b'Imana. Mu biganiro n'amahugurwa yahaye umwanya munini abashumba n'abigisha, abatoza kuba abakozi b'Imana b'indashyikirwa. Kwimakaza inyigisho z'igihe tugezemo, icyo ni icya kane. Yamamaje inyigisho zigaragaza ko abakristo bakwiye kubaho biteguye iherezo ry'ibihe, ubukristo bukarenga imyemerere busanzwe bukaba ubuzima. Cya gatanu, gushyira mu bikorwa imishinga y'iterambere. Yagiye ashyiraho ibikorwa byunganira ivugabutumwa birimo gufasha abatishoboye uburezi n'ubuzima, aho yerekana ko ubutumwa bugomba no kugira ingaruka ku mibereho y'umuntu isanzwe. Guhagararira amasengesho yo gusengera igihugu, cyo ni icya gatandatu. Zion Temple yabaye ahantu h'amasengesho akomeye yo gusabira u Rwanda, ashyira imbere icyerekezo cyo kubaka igihugu gishingiye ku Mana. Icya karindwi, kubaka ingo zikomeye. Apostle Gitwaza yagiye akangurira abakristo kubaka imiryango ikomeye, ashimangira ko ariyo shingiro ry'itorero riramba. Icya munani, kuba umuhuza w'amatorero n'abayobozi. Yagiye yitabazwa mu nama zihuza amatorero n'abayobozi, akagira uruhare mu guteza imbere ubumwe bw'umubiri wa Kristo. Icya cyenda, Afurika Haguruka. Yashinze Afurika Haguruka. Afurika Haguruka ni igiterane ngarukamwaka gitegurwa
n'umuryango Authentic World Ministries ukorera mu itorero rya Zion Temple mu Rwanda, aho icyo giterane ngarukamwaka kimaze imyaka 25 kiba. Bivuga ko cyatangiye mu mwaka w'2000, aho kugeza ubu cyagiye kizana impinduka mu buzima bw'abantu benshi mu bijyanye n'iyobokamana ndetse n'indi misozi yose abantu babamo mu buzima busanzwe. Afurika Haguruka rero ni ihuriro rusange ry'abanyafurika bizera Imana, bahuzwa no gusengera hamwe no kwiga ibyakorwa kugira ngo uyu mugabane ubohoke kandi abawutuye bagire impinduka mu misozi 7 ariyo iyobokamana, umuryango, politike, ubucuruzi, uburezi, imikino n'imyidagaduro. Izo nyigisho kuri iyo misozi zihabwa abakristo bose ba Zion Temple ndetse n'inshuti zose zibasha kwitabira ayo mahugurwa ngarukamwaka atangwa muri icyo giterane. Apotre Dr Gitwaza, umuyobozi mukuru wa Authentic World Ministries, avuga ko yabawe Apotre Dr Paul Gitwaza, umuyobozi mukuru wa Authentic World Ministries, avuga ko yahawe iryo yerekwa mu mwaka w'1995, aho asobanura ko iki giterane gifitiye abanyafurika akamaro kanini cyane cyane ku bijyanye n'iterambere ry'umugabane wa Afurika ndetse no guhembuka k'uyu mugabane mu buryo bwose bijyanye no gusobanukirwa neza umugambi Imana ifitiye Afurika. Mu buhamya bw'abantu benshi batandukanye bavuga ko Afurika Haguruka yagize umumaro ukomeye mu buzima bwabo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'iterambere ry'ibifatika, kuko yagiye ibagura mu mitekerereze binyuze mu biganiro n'inyigisho zitangirwamo. Icya 10, gusohora inyigisho n'ibitabo. Yasohoye ibitabo n'inyigisho bikomeza gufasha abantu ku rwego mpuzamahanga, bigasiga umurage uzagumaho mu gihe kirekire. Mu myaka 30 amaze mu murimo, Apotre Dr Gitwaza yagaragaje ko ivugabutumwa rigomba kwibanda gusa ku nyigisho zo mu rusengero, ritagomba kwibanda gusa ku nyigisho zo mu rusengero, ahubwo rigomba kugira ingaruka ku mibereho y'abantu, imiryango, ibihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Icya 11, mu buhamya bwa Apotre gusengera abarwayi. Mu buhamya bwa Apotre Paul Gitwaza avuga ko hari inyigisho nyinshi inshuro nyinshi Imana yagiye imukoresha agasengera abarwayi bafite uburwayi butandukanye, harimo n'abo abaganga babwiye ko batazakira ariko Imana ikamukoresha bakabasha gukira. Hari kandi n'abagiye batanga ubuhamya avuga ko uyu mukozi w'Imana yabasengeye barwaye bagakira. Cya 12, ubuhanuzi. Hari abantu benshi batandukanye, yaba abasengera muri Zion Temple ndetse n'abatahasengera, bagiye bumvikana bavuga ko Apotre Paul Gitwaza yagiye abahanurira ibintu bitandukanye kandi bigasohora nk'uko Imana yabimunyujijemo. Ngayo nguko rero imyaka 30 nyine irashize kuva mu 1995 kugeza mu 2025, umukozi w'Imana agize iyerekwa ryo gutangira umurimo w'Imana muri mu muryango yashinze Authentic World Ministries, harimo amatora atandukanye na Zion Temple mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ni ukuri uyu mukozi w'Imana rwose yashimye Imana amubashishije umurimo muri iyo myaka 30 ishize. Mu myaka nyine 30 ishize, intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza yatuye umubano mwiza n'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda. Ikindi twavuga
ikindi twavuga ko uyu mukozi w'Imana muri iyi myaka ni uko amaze imyaka 30 nyine amaze abwiwe n'Imana gutangiza umurimo mu Rwanda. Yagiye akora ibiterane bikomeye nka Afurika Haguruka nk'uko twabibonye, Apostolic Visit Tour muri Israeli ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko tugenda tubibona ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku ma réseaux sociaux. Apotre Dr Gitwaza yashakanye na Pasiteri Angelique Gitwaza, babyaranye abana 3. Apotre Dr Gitwaza buri munsi atanga ijambo ry'Imana ryitwa isezerano ry'umunsi, ndetse akanashyira ubutumwa bwiza kuri social media ze, by'umwihariko akaba ari n'umuririmbyi n'umwanditsi w'ibitabo yivugabutumwa. Nibyo twavuga kuri Apotre Dr Paul Gitwaza mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa rw'imyaka 30 ishize. Ntawe utahamya n'umwe ko ibi rwose ari ukuri, kandi ko nyine yagiye agira umumaro mu gihe cye. Mu by'ukuri ntawashidikanya, ntawabura kubitangira ubuhamya kuko birigaragaza. Murabizi intambara yagiye ahura nazo, uburyo bagiye bamusebya, ariko agakomeza agakorera Imana na n'ubu kandi ikimukomeje. Rero icyo namusabira nka Evangelise Le Monde, dukomeje kumwifuriza ishya n'ihirwe muri uyu murimo w'Imana akora, kandi ni ukuri twifurije abakristo bose ba Zion Temple ndetse n'abandi bose bakunda gukurikira Authentic Word Ministries gukomeza kubakika ndetse no gukomeza kugendera ku matwara yo kubaha Imana no kuyikorera. Umuririmbyi yaravuze ngo kubaha Imana birayinezeza. Imana rero ishimwe cyane kubw'ibyo yakoresheje uyu mukozi w'Imana. Ni urugero rwiza rw'abandi bakozi b'Imana. Mu zindi nkuru, Vestine na Dorcas bagiye kwerekeza muri Canada mu gitaramo kizazenguruka icyo gihugu. Itsinda ry'abaramyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas, bagiye kwitegura ibitaramo bizazenguruka igihugu cya Canada bise Yego Concert. Ni ibitaramo bizeye ko bizafasha mu rugendo rwabo rwo kwaguka mu ivugabutumwa ndetse no kurushaho kubafasha gusabana n'abakunzi babo. Ibi bitaramo bazabitangirira mu mujyi wa Vancouver tariki ya 18 Ukwakira 2025, nyuma y'uko mu 2024 byari biteganijwe ariko ntibyakunda. Umujyanama wabo Murindahabirene yabwiye Inyarwanda ko ubu bari gushyira imbaraga mu gitaramo cya mbere muri Vancouver, nubwo hakomeje ibiganiro kugira ngo n'indi mijyi bazayigeremo muri uru rugendo. Ati turi gutegura Vancouver mbere na mbere, ahandi ho ni ibiganiro turimo kuko dukeneye ibintu bizima, ariko birashoboka. Icyo dushaka cyane ni uguhuza abahanzi na community ikunda imiziki yabo iri hanze y'u Rwanda dutangiye. Ku bijyanye n'impamvu bahisemo kwita ibi bitaramo Yebo, Murindahabirene yavuze ko bifitanye isano n'indirimbo yabo nshya iri gutegurwa cyane, ariko kandi ikaba iri mu murongo wo kumenyekanisha gahunda bihaye yo kuririmba no mu rurimi rw'Igiswahili. Ati urebye nuko tudatekereza abanyarwanda gusa, ubu turi gutumira n'abakoresha Igiswahili ngo bamenye ko tuje gutarama. Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas ni abavandimwe b'abahanzi bagezweho mu muziki wa gospel nyarwanda. Batangiye urugendo rwabo mu mwaka w'2018 bavuye mu kuririmba mu rusengero, batangira gushyira hanze indirimbo zabo bwite. Bamamaye mu ndirimbo nka Adonai, Nahawe Ijambo, Ibuye,
rigaragaramo ubutumwa bwo gukomeza kwizera no gushimangira ko Imana ikora ibikomeye mu buzima bw'abantu. Mu myaka mike bamaze mu muziki bakoze ibitaramo byabereye mu Rwanda no hanze yarwo, banagera no mu Burundi mu bikorwa by'ivugabutumwa. Kuri ubu bari kwagura umuziki wabo binyuze mu ndirimbo zanditse no mu Giswahili mu rwego rwo kwagura ubutumwa bwabo ku ruhando mpuzamahanga. Vestine na Dorcas bafatwa nk'ijwi rishya rishyira imbaraga mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, rikomeje gutanga icyizere cy'ahazaza heza mu muziki wa gospel mu Rwanda. Ngayo nguko rero abantu mwese muri Canada mukunda aba bahanzi nyine muratumiwe kugira ngo muzitabire ibi bitaramo, kandi rwose mbifurije kuzahembukiramo cyane. Imana ikomeze ibagirire neza. Mu zindi nkuru rero, mu bigenda bivugwa hirya no hino ku isi, ubu haravugwa icyo bise digital ID cyangwa bright card. Mu Bwongereza rero hadutse imyigaragambyo ikomeye cyane yamagana iyi digital ID. Umuntu yakwibaza ngo ese digital ID ubundi ni iki? Mbere yuko tuvuga ko iyi myigaragambyo ndetse n'ibigenda bivugwa kuri iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga, reka tubanze tubasobanurire digital ID icyo ari cyo. Digital ID ni indangamuntu y'ikoranabuhanga iba ifite amakuru akuranga yose yo mu buryo bwa digitali, cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho kuba ku mpapuro gusa cyangwa ku ikarita, ku gakarita gasanzwe. Ubusanzwe dusanzwe dufite indangamuntu zituranga zimeze nk'udukarita nyine arizo bita ko ari impapuro. Ubu rero bakaba bagiye gufata ayo makuru yose, imyirondoro yawe, aho wavukiye, nationalite, niba ufite perimi, niba ufite akarite bancaire, ibintu byose bakabihuriza hamwe bakabihindura digitali nyine, ukabigendana ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi rero biri kugenda byamaganwa kubera ko birashaka gutangira mu buryo bw'ikoranabuhanga nyine bwo kuba wajya utwara telefone yawe gusa, cyangwa se akandi kantu kameze nk'akuma bashobora gusikana bakabona imyirondoro yawe, ariko saha icyerekezo cyabyo kiri kugana, ahubwo kiri kuganisha ibyo bita microchip zizaterwa mu bantu, ku buryo ayo makuru yose n'iyo ndangamuntu yose bizageraho ntibibe bigitwarwa mu matelefone cyangwa muri mashine n'ahandi, ahubwo wowe ubwawe uko uri kugenda ukaba uri kugendana nabyo, wari akuma baguteye cyangwa ari kode bagushyizeho ku mubiri, ku buryo nyine ugeraho ugakozaho ikiganza cyangwa watambuka bakabibona scan, ugahita ko bamenya ko nyine ufite ibyangombwa. Naho rero biri kugenda bigana. Ibi bikubiye muri iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga harimo izina ryawe, ifoto yawe, itariki y'amavuko, ubwenegihugu, cyangwa se uburenganzira bwo gutura mu gihugu runaka, nimero yihariye ikuranga ID number, akaza kandi hari aho bashyiramo n'amakuru y'akazi, ubwisungane, ubuvuzi cyangwa ubundi bumenyi bwerekeye umuntu. Mbese ibintu byose, amakuru yose akugize bazayabumbira hamwe, aho kugira baguhe ikarita ikuranga, ahubwo babishyire mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo uzagenda ugakozaho akantu, ugakozaho telefone yawe, cyangwa se ugakozaho ikiganza cyawe se, kuko nayo ni inyigo igeze kure, ndetse hari aho byatangiye nko kwishyura ukoresheje ikiganza, ugakoraho bakabita babona imyirondoro yawe, cyangwa se bakabona ibikuranga byose, bakabona niba ufite perimi, bakabona niba ufite ikarita yo kwivuza, ubwishingizi, amasiranse, mbese ibintu byose dukenera mu buzima bwa buri munsi bikaba biri mu buryo nyine bw'ikoranabuhanga. Uko ikora itangwa mu buryo bwa application kuri telefone cyangwa ikarita iri icyo bita chip. Iyo ushaka kubona serivisi nko gukora, gufungura konti, kwinjira mu nyubako,
usaba serivisi za leta n'ibindi usabwa kugaragaza iyo digital ID kugira ngo usuzumwe ko ari wowe koko. Impamvu leta zimwe zishyiraho digital ID ni izihe? Icya mbere ngo ni ukugabanya ibyangombwa by'impapuro nyinshi, pasiporo, carte d'identité, permis n'ibindi, bigashyirwa hamwe mu buryo bumwe. Ikindi ngo ni ukorohereza kubona serivisi za leta n'iz'abikorera hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikindi, kurwanya ubujura bw'amakuru y'abantu biyitirira abandi. Ikindi ngo ni ukumenya neza uburenganzira bw'umuntu mu gihugu, akazi, ubwisungane, uburenganzira bwo gutora n'ibindi. Impungenge, umutekano w'amakuru. Impungenge ya mbere ni umutekano w'amakuru. Abantu benshi bavuga ko igihe amakuru yose abitswe hamwe bishobora kuba byoroshye kwibwa cyangwa gukoreshwa nabi. Ikindi ngo ni uburenganzira n'ubwisanzure. Bamwe bavuga ko bishobora kuba inzira yo kugenzura cyane abaturage. Ikindi mpungenge ni kutabasha kuyikoresha. Abakuze, abatagira smartphone cyangwa internet bashobora gusigara inyuma. Urumva ko nyine ibi birashyira hahandi bizarenga ko ugomba kuyikoresha kuko ufite telefone cyangwa ibindi, bikarenga ko ahubwo nyine hari igihe bazayitera ku muntu cyangwa se mu muntu, ku buryo izaba iyo chip iri mu kiganza, iri ku gahanga se. Ibyo kandi byose nyine ni ibimenyetso bibiri ifite ikibivugaho byerekana ko Yesu ari hafi yenda kugaruka. Mu magambo magufi rero, digital ID ni indangamuntu ikorezwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyane cyane muri telefone cyangwa ku ikarita ya chip, aho umuntu wese azajya yerekana verisiyo y'ikoranabuhanga kugira ngo yemerwe mu kazi cyangwa mu zindi serivisi. Ibi rero biragenda nyine bishyira isi kuba akantu kamwe, umudugudu umwe. Urumva indangamuntu y'ikoranabuhanga, amakuru yose aho uri bakaba bakuzi bakugenzura. Urumva kutazemererwa kujya ku kazi utayifite, gusaba akazi, kuyivuza, hari aho bizagera n'ifaranga ribe rimwe, aho utazemererwa kujya muri iyo sisiteme, atazaba yemerewe guhaha, kugenda muri transport n'ibindi bikorwa byose. Urumva bene data, ni ugusenga cyane. Isi igeze kure, birakaze, ariko abantu b'Imana ngo bazakomera nibamara gukomera bakore ibyo butwari. Rero mu Bwongereza rero minisitiri nyine yaratangaje, guverinoma y'Ubwongereza iyobowe na minisitiri w'intebe Keir Starmer yatangaje gahunda yo gushyiraho indangamuntu y'ikoranabuhanga digital ID izwi nka Bright Card, igomba kuba yemewe bitarenze umwaka w'2029. Izaba ari indangamuntu y'igitabo cy'ikoranabuhanga buri muntu mukuru azajya akenera kugira ngo yemererwe gukora mu Bwongereza ndetse no kubona serivisi zimwe na zimwe za leta. Guverinoma ivuga ko izafasha kugabanya abimukira badafite ibyangombwa no kurwanya akazi mu gihugu, no kurwanya akazi mu gihugu gatangwa mu buryo butemewe, ndetse no korohereza serivisi za leta muri rusange. Impungenge z'ibi rero, ubuzima bwite. Ababirwanya nyine bavuga ko ubuzima bwite butazaba bukiri ibanga, ko umuntu atazaba agifite uburenganzira, ahubwo ko azajya agenzurwa mu buryo bukabije burenze urugero. Bikimara gusohoka rero, abaturage biroshye mu mihanda nyine bamagana ibyo bintu, baravuga turashaka gukomeza kuba uko twari dusanzwe turiho, ntabwo dushaka ibyo bintu mushaka kutuzanamo by'ikoranabuhanga. Urumva rero mu by'ukuri bene data, ni ugukomeza gusenga cyane. Biri mu Bwongereza, ariko si mu Bwongereza gusa, n'ahandi iyo sisiteme igiye gutangira gukorwa kandi vuba, ndetse bizarenga Burayi, bize no muri Afurika. Mbese ntabwo byenda gusubira inyuma, ahubwo birakataje. Naho bitaragera, biri gukomanga umuryango.
biraje, ahubwo wowe uramenye ese nibiramutse kabije uzabyitwaramo ute? Ya kandi ibyo ni bitoya cyane kurenza ibintu tugiye gutangira kubona, ndetse bitarenze umwaka w'2026. Bene data, iyi message irimo niyi, nuko amakuru yese wumva ntabwo ugomba kuyatesha agaciro, ahubwo ugomba gufata igihe ugasenga, kuko ibi bintu byose bigenda byaduka, ibintu byose bigenda biza bihiga ubukristo, birwanya ubukristo. Kuko uzarebe ibintu byinshi nk'ibyo iyo bije gutyo ari biblique, Bibiliya hari icyo bivuzeho, bahanuzi hari icyo bwavuze, akenshi abantu bigumura bwa mbere banga no kubijyamo, abenshi ni abakristo bakwanga kubijyamo. Rero nibwo wumva ngo hatangiye akarengane k'itorero. Bene data, mube maso, musenge, mukomere, kandi mukomere kwibanga, mukomeze musenge Imana, umwuka wera mwinshi, Imana iduha imbaraga kugira ngo zikomeze ziduhishurire n'indi migambi yose, kandi zizadushoboze kunesha umwanzi Satani n'imikorere ye mibi muri iyi minsi ya nyuma. Murakoze cyane mwakurikiye iki kiganiro, yewe mwabanye muri iki kiganiro ni Harerimana Felix. Shalom.